ndabasuhuje aho muri hose hagiye hatandu akanye ni showbiz news i Rwanda. Umuhanzi Itawacu Bruce wamamaye nka Bruce Melodie yahaye gasopo abakomeje gushyira imbaraga mu kumusenya. Mu kiganiro ajyanye n'abafana be live ku mbuga nkoranyambaga, Bruce Melodie yumvikanishije ko hari abatamwifuriza neza bakomeje kumusenya bagamije kumushyira hasi, maze abagena ubutumwa bukomeye kandi bukakaye cyane. Avuga ko nibareba nabi ibyo agiye kubakora nabo bazabyicuza. Turaje turengo ni ibiki yavuze, ese kandi yabitewe n'iki, bamwihaye kubera iki? Turaje turebe byose duhere akantu ku kandi. Turavuga kandi ku manzi Vestine urimba na Dorcas, aho yasabwe na Idrissa agaha impano ari mu mujyanama we ndetse na Chris Easy, no kuvuga ni Empire cyangwa se muri ndahabi Irene ndetse na Chris Easy umuhanzi akaba nukora amashusho y'indirimbo. N'umuhanzi kazi n'undi indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ishimwe Vestine akaba yasabwe akanakwa n'umukunzi we Idrissa Jean Lac Wedraugo mu birori binogeye ijisho byahuje inshuti n'abavandimwe, ibyamamare abo muryango n'abandi bashyigikiye intambwe aba bombi batse. Turaje turengo ni ibiki bidasanzwe byabaye muri ubu bukwe, n'utuye dushya twe turi muri ubu bukwe, byose ni kuri showbiz news Rwanda. Turivuge kandi ku nkuru y'igitaramo cya Eleéeh na Kevin Kade twagiye tukivuga iminsi myinshi ko kigiye kuba. Kuri ngubu abanzi batandukanye barangajwe imbere na The Ben, Eleéeh na Kevin Kade, aho basusurukije bitabira igikorwa cya Rwanda Convention USA kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaje turenga iki gitaramo n'utuye dushya twakibayemo, igitaramo Eleéeh yakoranye na Kevin Kade ndetse kandi akanagikorana na The Ben. Turaje turengo n'utuye dushya twa turi muri iki gitaramo, byose ni kuri showbiz news Rwanda. Tugiye kurambura akantu ku kandi turebe udushya tudasanzwe, turebe ibyavuzwe bidasanzwe cyangwa se ibyaranze ibi birori byombi navuze cyangwa se n'aya makuru ya Bruce Melodie. Reka duhite duhera kuri n'umundi kuri Bruce Melodie, dukubite tumangura twihuta cyane mu munota umwe kugira ngo duhite tujya kuri ubukwe bwa Vestine na Dorcas, tubuve duhite tujya kuri Eleéeh Kevin Kade ndetse na The Ben. Ubundi Bruce Melodie yahera ku banyamakuru bakomeje gusebya indirimbo ye na Diamond Platnumz bitegura gushyira hanze. Uvuga ngo indirimbo Pom Pom Bruce Melodie itegura gushyira hanze, ngo hari abanyamakuru bakomeje kuyisebya cyangwa bashaka gukomeza kuyifungira amayira. Rero Bruce Melodie akaba yabiyamye akavuga ko nibakomeza ibyo ngibyo bazisanga bari hasi cyangwa se nabo bari muri gereza, nkuko byagiye bigendekera abandi banyamakuru bagiye batandukanye. Imagambo yavuze ati iyo ndirimbo igomba kuba mbi. Ari abanyamakuru baza umunyamakuru akifata akavuga ngo iyi ndirimbo igomba kuba mbi, agasenya project y'umuhanzi runaka itaranasohoka. Muzi neza twese iyo dukina sinabyaye cyari kuba, ariko ngana nakubaza ikibazo. Anyway, ni umunyamakuru kuba yafata akavuga ati iyi ndirimbo y'umuhanzi igomba kuba mbi, uri kubyumva nk'igikorwa kibi cyangwa se ni analyze, ni ibintu bisanzwe akagombye kuba akora cyangwa se ni ibintu bisanzwe kuba yabikora. Bruce Melodie yakomeje agira ati ubaho umuntu wese wakoze akazi nuko yagakoze, kuko nawe ibyo ngibyo utekereza ko bikugaburira n'undi muntu yaza kabisenya mu munota umwe. Rero nawe ntiwifate ngo usenye ibigaburira undi muntu. Yavuze rero cyamushoboje kubana n'abantu ko ari ugora atekereza ibyiza aho gushyira imbere ikibi. Bruce Melodie yakomeje abasaba gushishoza ku byo bavuga ku bandi, kuko ejo n'ejo bundi bashobora kubyarana abahanzi cyangwa se abanyamakuru. Ati ku bwanjye ibyo umuntu ari gukora ikintu nka kiriya ntabwo umubona nk'umuntu wagira ubwenge. Ntabwo nanjye nakurwanya kuko ntakwiriye guta imbaraga zanjye ku mafuti yawe. Mfite akazi nkora, mfite ukuntu nikora ibintu byanjye n'ibyo nkeneye kwitaho. Yongeye ko hari abamwibasira akabihorera, ariko abasubiza akavuga ko iyo abasubiza byari kurangira nabi, aho umwe yabafungishije undi cyangwa se we akagira uwasubiza hasi, abana be ntibabone icyo barya cyangwa se ntibabone ibyo kurya ku isahani. Mugambo yagize ati mureke twige gukundana tuve mu bintu by'amafuti n'amanyanga, kubera ko ku musozo turi kwisenya, kandi niba dushaka kubaka uruganda rukomeye umuntu ukoze ibintu bikomeye tumushyigikire kabisa. Turi abanyarwanda badatinyuka gufashanya ariko batinyuka gusebanya. Bruce Melodie yasabye abakunzi be kutizera amakuru yose bamwumvisheho, abasezeranya ko agiye gukomeza kubaka ndetse akabaha umuziki mwinshi kandi mwiza. Bruce Melodie akaba yiyamye abiganjemo abanyamakuru bamaze iminsi bamwibasira. Yateguje collabo ebyiri yakoranye n'abahanzi bakomeye, ashimangira ko mu minsi iri imbere abanyarwanda bazabona ko atajya apfusha amafaranga y'ubusa, ahubwo abakora ikintu cyiza kandi ikintu cyiza abagikorera u Rwanda. Kandi nanone
Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine yasabye anakwa umukunzi we Idrissa Ja Ouedraogo mu birori binogeye ijisho byahuje inshuti abavandimwe ibyamamare mu muryango n'abandi bashyigikiye intambwe aba bombi bate. Byabaye kuwa gatandatu tariki 5 Nyakanga 2025 mu Intare Conference Arena. Wari ukuriye umuryango wa Ishimwe Vestine wamushimiye kubwo kubahesha umugisha ndetse agahuza imiryango mu birori by'ubukwe bwe. Bamwifurije kurushinga rugakomera kandi nabo azibaruka bakazamwereka ibirori nk'ibi. Ati uzatubere ambasaderi muri uriya muryango waratojwe kabisa, tugushimiye ibirori tweretse mwana wacu urakaba uko twifuza. Kurane rwa Idrissa Ja Ouedraogo bashimiye kubw'umugeni bahawe bati muryango wa Vestine Ishimwe murakoze ntimukabura bakwe, tugwaye isezerano ko uje iwanyu heza cyane. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo nzi ibyo nibwira umuryango wa Ouedraogo turashima cyane. Vestine yinjiye muri sale yabereyemo ibirori bye aherekejwe na basaza be babiri, ni mu gihe murumuna we Dorcas Kamikazi ari mu bakobwa bari bamuherekeje. Lion Manzi wari umushyushya rugamba MC muri ibi birori yifashishije ururimi rw'igifaransa, icyongereza ndetse n'ikinyarwanda kugira ngo ahuze imiryango yombi bitewe nuko benshi mu bitabiriye ubukwe ari abanyamahanga. Idrissa Ja Ouedraogo yaherekejwe n'abasore barimo Umanzi Amy Vox, Sam Zubi wo muri comedy n'abandi banyuranye biganjemo abiwabo muri Burkina Faso. Ibirori byo gusaba no gukwa kandi byasusurukijwe n'itorero Nyamibwa gisunze indirimbo n'imbyino bya Kinyarwanda. Iri torero rirazwi cyane mu guteza imbere umuco nyarwanda ndetse mu bihe bigiye bitandukanye ryagiye ritumirwa mu bukwe, ibirori, ibitaramo n'ibindi bagasusurutsa benshi. Ku mpande zombi bahanye impano, ariko kandi Ishimwe Vestine yahaye impano yihariye muri Ndahabi Irene nk'umujyanama we ndetse na murumuna we Kamikazi Dorcas. Muri Ndahabi kandi yahawe ingofero n'inkoni ashimirwa uruhare rwe mu muziki w'abahanzi bombi. Ishimwe Vestine kandi yatanze impano ku muryango w'umugabo we, ni mu gihe Idrissa yahaye impano sebukwe na nyirabukwe abashimira uko bareze umukunzi we. Ishimwe Vestine kandi yahaye impano kuri Chris Easy wabakora indirimbo nyinshi binyuze mu mashusho cyangwa se video, niyo Bosco wabandikiye indirimbo nyinshi, producer Santana Sauce wakoze indirimbo nyinshi zirimo audio ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Idrissa yasabye na ku mukunzi we Ishimwe Vestine Dorcas mu birori byabaye kuri wa gatandatu tariki 5 Nyakanga 2025, ariko nanone wifurize aba bombi kuzagira urugo rukomeye kandi ruzira amakimbirane kandi urugo rwabo ruzarambe. Nkuko nabivuze ku yindi nkuru ya gatatu, abanzi batandukanye barangajwe imbere na The Ben, Eleéeh na Kade basusurikije abitabira igikorwa cyo Rwanda Convention USA kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitaramo cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 5 Nyakanga 2025 mu mujyi wa Texas, hahuriye abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye ndetse n'inshuti zabo. Kikaba cyayobowe na Ari Sudi. Muri iki gitaramo Navy Teen MYP wamamaye muri KGB niwe wabimburiye abandi bahanzi kuririmba, ariko urubyiniro yagezemo hagati abana be ndetse nawe bararirimbana. Uyu muhanzi yakurikiwe na TMC wamenyekanye mu tsinda rya Dream Boys, yarahuriyemo na Platini ndetse nawe waririmbye ibihangano bitandukanye byinganjemo iby'iri tsinda ryakunzwe ariko nyuma rikaza gutandukana. Nyuma y'aba baririmbyi hamagaye band yafashije abahanzi bari bakurikiyeho kuririmba, ni nabwo ahise hamagarwa Kade ku rubyiniro arimba zimwe mu ndirimbo ze zigezweho zigera kuri enye. Yakurikiye na Eleéeh nawe waririmbye ibihangano bye bitandukanye bigezweho akishimirwa by'ikirenga n'abari bitabiriye iki gitaramo. Eleéeh ubwo yarasoje kurimba, Kade yahise asubira ku rubyiniro akurikiranye na The Ben baririmba n'indirimbo uko ari batatu bahuriyemo bise Sikosa, irangiye bahita bagenda basiga The Ben wenyine aririmba. Abahanzi bombi Eleéeh na Kade icyo bahuriyeho nuko ari ubwa mbere bari baririmbye muri Amerika ndetse nabwo bwa mbere bari banakandagije ikirenge. Iki gitaramo rero cyashyizweho akadomo na The Ben wari umuhanzi mukuru. Uyu mugabo wabaye muri Amerika kuva muri 2010 kugera muri 2017, yarimbanye n'abari bitabiriye iki kirori kuva ku ndirimbo ze za kera kugeza ku z'uyu munsi. Ben kandi muri iki gitaramo yahawe impano y'ifoto ye ya nyirakuru witabye Imana mu mwaka ushize. Ngayo nguko rero nuko nguko nibyo byabaye, turakomeza tugende tubikurikirana, tugende tubaha amakuru akantu ku kandi. Igitaramo cyo kiracyakomeje ndetse kandi amakuru turacyakomeje kugenda tubagezaho. Kora subscribe kugira ngo tuzacikwa umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.